ndabasuje nanone kandi mbifuriza kugira ibihe byiza rero aho muri hose nizere ko meze neza shana nyine nanjye meze neza ntaribi ndashima Imana. So tugiye gusubiza ku kibazo cy'umukunzi wacu yatwandikiye hano, yarabajije ngo ko bavuga ngo imboro n'igituba iyo bihuye biraseka, nibyo koko biseka bite? Guys, hari abantu bajya bambaza ibibazo nkabura nyine ukuntu mbibabwira, nkanabura n'uburyo nyine nabivugamo nyine gusa nkafata nyine igihe cyo kugira ngo nyine ntimusubize bitewe n'uko mba numva nyine muri comment cyangwa hanyandikiye inbox nkumva nyine sinabasha nuko nyimusubiza atari muri video. So tugiye kurebera hamwe uburyo imboro n'igituba bye biseka. Abantu babatse ingo barabizi, cyangwa se buriya n'igihe usanga batanabizi ahubwo bo baba bazi ko ari ibintu bisanzwe. Urabona iyo wateguye umugore wawe neza cyane ndetse nawe akajya muri mood neza agatangira gukora imibonano mpuzabitsina, ukayishyiramo kwa kundi ugenda upyatura mu ngo mbega ibintu fayida we, biba biryoshye biba bigize biti, biba biryoshye hamwe hahandi kugira ngo babiryoshye gute, ariko usanga kenshi na kenshi abantu batabizi ko ari byo bita imboro n'igituba biraseka. Biraseka nshuti yanjye, biraseka ukajya wumva ko kera najyaga ngira ngo nubwo nkibishobora ariko najyaga ngira ngo sinzi abana benshi bajya kunda kubikora, ariko ngiye byananiye ntabwo nkibishobora, ntabigira ngo sinzi ukuntu babikora nyine. Mbere najyaga mbikora bikavuga, noneho ngewe najyaga na nyine narabibonye ku bandi bana ariko njye simenye ibyo ari byo, nkajya nyine nkunda kubikora. Noneho mukecuru aza kukunkubitira yakunkubitiye aya matama mureba, yagize ngo yakuyeho. Kumbe ntabwo njye nari nzi impamvu ankubita, reka nari nzi yuko nyine ari ibintu biri aho ngaho nyine bisanzwe. Yarakunkubitiye ndavuga ati kabisa urampaye mukecuru. Noneho ndanamurakara nyine byatari, ndavuga ati uko biri kose nyine sinzi impamvu ari kunkubita, sinzi. So birangira nyine mukecuru wanjye agize gute, anyihore ntiyagira ibintu ambwira. Noneho nyuma yaho maze gukura nibwo naje gutekereza nsanga ni systeme ya hahandi igituba n'imboro byahuye, uri kumva birimo biganira biseka bimeze nko narasetse maze kubyitahura, nta wundi muntu bimbwiye, narasetse njya hasi ndavuga ati ariko nyine nta kundi byagenda, kubera ko akenshi hariho ibintu nyine bibaho kugira ngo bitwigishe, kugira ngo bidufashe mu buzima bwacu bwa buri munsi, sibyo? So rero ni ukuvuga ngo imboro n'igituba bihuye biraseka, ariko hariho n'abantu batajya babisetsa. Inshuti yanjye utazagira ngo ni ugupfa guseka gusa, ujya kuvuga ngo ukajya kuvuga ibintu byinshi mu gitsina cy'umugore, ukumvamo kirabyatura kiravuga ubushashwa bwose kikavuga, uzi kugira ngo wumve ko umugore buriya bushashwa bwashizemo iyo kirimo kivuga. Ni uko arangiza, iyo atarangije ukumva urarangije kiri kuvuga. Nshuti yanjye menya ko nta hantu wagejeje pe. Menya yuko wasigaye, menya yuko byanga byakunda biraba bimeze nabi, abo muri we araba yarangije, kandi twe dufite intego yo kugira ngo turongore abagore bacu barangiza. Dufite intego yo kuvuga ngo
abagore bacu barangiza. Niba umugore watarangiza ufite ikibazo, wowe ufite ikibazo. Umugore wawe akwiye kurangiza, umugore wawe akwiye kwishima, umugore wawe akwiriye kubaho. Inshuti yanjye, akwiriye guhabwa buri kimwe cyose wowe wumva, kuko nawe uragihabwa, nawe urishima, nawe uhura na byinshi bigiye bitandukanye. Bivuze rero, niba uzi yuko umugore wawe atajya akunda kubibona, niba uzi yuko utajya utuma kivuga ngo biganire, wishyiremo nikirangiza kibe ndakwakiriye, nikirangiza gitangire kisakuza ko kuki bino bintu ntakibishobora wengo. Abana buriya bajya babishobora. Hari akazi k'abana n'ak'abantu bamaze gukura. Njye rero ibyo ngibyo ntabwo nkibirimo, murabona ko ndakuze. So rero ni ukuvuga ngo byanga byakunda ugenda ubibona nyine ko ibintu bigiye bitandukanye. Ugenda ubibona yuko uko ugishyizemo, uko kikwakira ngo bya maze kigatangira noneho kiri kuvuga gutyo, we inshuti yanjye, iyo kiri kuvuga gutyo, we nawe none ukaba uzi kuyikaragiramo fureshi. Uragenda ukayikaragiramo maze nacyo kikavuga, maze nawe nyiracyo akakikaragira neza fureshi, ukagikaragira noneho warangiza ukajya wumva ariko rero ugishyiramo ukayikaragira fureshi, ubujarwa ukawukimaramo, babyita kukimaramo ubujajwa, we ku buryo kitazongera na rimwe kuzana ubugoryi. Ukimaramo ubujarwa neza neza, hamwe hahandi wumva ukumva nyine ubujarwa bwagishizemo, ukumva ubujarwa bwagishizemo, ukumva mbese noneho kikagira ururenda. Iyo gifite ubwo bujarwa kiba gifite ururenda, hamwe hahandi uyishyiramo, iyo urimo uyimukorezamo aho ngaho, inshuti yanjye, uyimukorezamo aho, we uri kucyumva neza ubushyuhe bwacyo, yababa we. Noneho hari uburyo nawe aba yakiguhaye neza, akagituna akakizana imbere fureshi, noneho umva akagirwa nk'uzapfisha, noneho akakizana mugakeya, maze ukayikaragiramo mwibu, ukayikaraga nawe ukayakira fureshi, akakigutamira. Yega mana we, inshuti yanjye, ndakubeshye nta kintu kiryoha nkacyo. Reka nywa amazi birashira. Nawe niba ubaye nkanjye nywa amazi birashira. Guys, muri iyi si nta kintu nabonye kiryoha nkabyo, cyane cyane iyo mwembi mufitanye urukundo, biraryoha cyane. Kandi burya kugirana urukundo n'umuntu ntabwo ari ukubera yuko muba mwarakundanye cyangwa se muba mukundana. Hari n'uburyo uhura n'indaya, indaya wayihaye amafaranga, wayikunze fasiti. Ubundi gukunda bituruka ku mugabo. Abagore bo dusanzwe tuzwiho gukunda ibintu, sibyo? Ni ukuvuga ngo iyo umugabo agukunze ukamuca amafaranga akayaguha, wenda uri indaya ku muhanda, ayo wumva ushaka akayakwemerera, akari buyaguhe, akakunywesha, akakurisha, ukaba wumva umeze fureshi, nta kindi kibazo ufite. Inshuti yanjye, urakimutamika.
inshuti yanjye reka ndekeraho pe. Iyi video ntabwo twayirangiza amahoro kabisa, reka tuyirekere aho ngaho kabisa, bye.